gahunda z'akazi shamvuye ku kazi ariko ibintu byose nabimanaginze ndumva nta kibazo gisigayeyo ya sawa tuvugana n'ingaruka muri office Matelo, hey, matelo, ye Kasha neza icungere bane zutarohamaye Kwinyanja Atlantike ntiri romantike Nawe yakumira nkuko yamize Titanic uretse no kubarinda amabanga nabarinda n'imbibu n'amasaza ndakubwiye ko hari amakuru ni nabonye ko mwamukina umukozi kazi uri gushakura akazi uzabajura n'abandi bamuri karitsiye bariba bagashima Yesu mabuja umva mubwiye njya aka kazi ndakamenyeye Yesu kubisa abashinwa n'abayapani nkubita n'abahinde kandi abo bose bari bitwaje burira n'amashini Yesu tujya gufata Kadafi Musa madeni rade nkabifate n'ibiganza byanje none ukumbwira bura bandi bwo muri zikaritsiye kubukubita buriye nko gushinga icumu mwiye Yesu rwose ntabwo bwanka rwose ngiye napfukamaga gutya nabagameze gutya ko numva surenze Yesu niko bimeze mabuja ubu twizere tugwa akazi nta kibazo rwose mwanyizera pe nabariza pe nabarinda nta kibazo tuguhaye akazi ariko ubwo ujye wibuka inshingano zawe uzikoreye uko zigomba gukora ujye gukora inshingano zawe neza uko ngo abahinde barahageze nari mu rugo gato hari utuntu ndi gukora kuri mashini ariko ndaje nko mu minota nka 15 reka mfata akamoto nta kimodoka ngiye kuba nyisize mu rugo ndahita mbageraho vuba ndaje mbasinyire merci Clarissa Clary Karion nguni merekeze ngiye mu kazi gato
mabuja aho kujya nyahura kuri amuja nakwira mu mugozi cyangwa nyahura mu nyabarongo kuko bashobora kunsangamo ntarapfa nkomeza kwirira kuyo nakuye mu gisirikare telefone yanjye gusa na Yesu ngira telefone yanjye bari kandi umuntu yitwaye dore nguri abangane mu nyumve mbabajwe na nimero